mu rukiko baciramwo imanza hariho hitwa hera cyane, hari gukorerwa ikintu gikomeye kandi ab'isi ntabwo babizi. Mu rukiko baciramwo imanza hariho hitwa hera cyane, hari gukorerwa ikintu gikomeye kandi ab'isi ntabwo babizi. Umucamanza mukuru ariwe Yesu Kristo arakora umurimo w'ubutambyi, kandi ari guca urubanza rw'umuntu wese uriho muri iki gihe giheruka. Umucamanza mukuru ariwe Yesu Kristo arakora umurimo w'ubutambyi, kandi ari guca urubanza rw'umuntu wese uriho muri iki gihe giheruka. Ibitabo biri mu rukiko rw'ahera cyane, ni igitabo cy'ibyaha n'icy'urwibutso n'icy'ubugingo. Ibitabo biri mu rukiko rw'ahera cyane, ni igitabo cy'ibyaha n'icy'urwibutso n'icy'ubugingo. Umuntu wese winjiye mu murimo w'Imana yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Umurimo wose w'ubugiraneza wandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Ubuhemu, inzangano n'ibindi bibi byose byandikwa mu gitabo cy'ibyaha. Umuntu wese winjiye mu murimo w'Imana yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Umurimo wose w'ubugiraneza wandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Ubuhemu, inzangano n'ibindi bibi byose byandikwa mu gitabo cy'ibyaha. Yesu niwe mutambyi mukuru kandi niwe gitambo, ahora adusabira ku Mana ngo hatagira n'umwe urimbuka. Yesu niwe mutambyi mukuru kandi niwe gitambo, ahora adusabira ku Mana ngo hatagira n'umwe urimbuka. Ariko ab'isi bo ntibapfa kunarinjye, bitaye ku iterambere gusa. Ntibazi ko isi yamaze gufatirwa umwanzuro, Yesu akaba agiye kuva ahera cyane. Ariko ab'isi bo ntibapfa kunarinjye, bitaye ku iterambere gusa. Ntibazi ko isi yamaze gufatirwa umwanzuro, Yesu akaba agiye kuva ahera cyane. Yesu namara guhaguruka kuri uwo murimo, ibyago 7 bizatangira gutonyanga. Yesu namara guhaguruka kuri uwo murimo, ibyago 7 bizatangira gutonyanga. Abana bazinduka n'ababyeyi babo, abandi binduka n'abigishwa babo, bati nayo yose nimwe mutatubwiye ku by'iki gihe giheruka. Abana bazinduka n'ababyeyi babo, abandi binduka n'abigishwa babo, bati nayo yose nimwe mutatubwiye ku by'iki gihe giheruka. Haracyariho akanya gatoya ko kwihana, numva ijwi ry'uyu munsi ntiwinangire umutima. Haracyariho akanya gatoya ko kwihana, numva ijwi ry'uyu munsi ntiwinangire umutima.
uwiyandikishije mu gitabo cy'ubugingo azaba amahoro atikanga ikibi. Yesu azamubwira ati nukuri warakoze wanze kumpemukira injira. Nawe azamubwira ati sinjye wabikoze ni kubw'ubuntu bwawe himbazwa. Uwiyandikishije mu gitabo cy'ubugingo saba amahoro atikanga ikibi. Yesu azamubwira ati nukuri warakoze wanze kumpemukira injira. Nawe azamubwira ati sinjye wabikoze ni kubw'ubuntu bwawe himbazwa.